Witwa bande? Banyitwa Sandra. Sandra ufite imyaka ingahe? 17. Wafashe ute? Byatangiye nyine numva ndi kuzongera nacitse imbaraga. Hari ibinini bigeze unywa? Hari ahantu hakurya? Umutwe uri kundya, ncitse intege nyine numva nameze neza umubiri wose. Hashize iminsi ingahe ufashwe? Ibyumweru 2 byonyine. Ibyumweru 2? Reka njye kugufata ibizamini turebe ko nta malariya ufitemo. Njye gufata gute pesi mbere ko nta malariya ufitemo turebe n'icyabiteye. Tugiye gutangira examination. Nuvuga ngo iyi examen tugiye gukora ibigire isaha imwe n'igice. Ndasaba ndizera ko mwize muri rege uri gukora ikizamini mugatsinda. Ni ukugerageza gukora cyane uko ndakeka isaha imwe n'igice nirangira mwahita murekera gukora. Musome neza, musome mwitonze.
ndashaka rwose babonye examen ushatse yatangira mutangira ko mu bipimo twagufashe se twasanze nta bimenyetso bigaragaza uburwayi bwawe. sinzi pe twasanze ibipimo twagufashe twasanze nta kibazo ufite. Stress wayitewe n'iki? nta stress mfite. Ko nabonye ufite stress. Ukora akazi kenshi? Ukuvuga bituma nagufashe nasanze nta burwayi ufite. Ngiye kwandikira imiti igufasha kugira ngo uryame uruhuke neza. Uraza koroherwa. nta kibazo mugabo. mugire vuba buri minota 5 ngo muromete. Maurice? Yes, teacher.
Jya muri biro ku meza unzanira amadokima yanjye masize. Okay. Yihuta. Anşarj. Abanyeshuri cyakana. Yes, teacher. Bite ko mbona muri hanze bimeze bite? Nitegereje teacher. Nitegereje teacher? Muze muri class tuvuga. Kubera iki mwasuzuguye teacher wanyu? Mukanga gukora ibizami yabahaye. Ha? Reka mbaze duwaye wanyu. Olivier? Vuga uhagaze. Nyakubahwa animateri. Uyu mwarimu rwose na exam yaduhaye. Ndetse niba avuga ko yaduhaye exam, basi impapuro twakorewe zirenga dezero. Nicyo kibazo yagize. Exam yaduhaye. Nawe yaduhaye. Animate barakubesha hano banyeshuri. Dore ikizami natanze ni iki ngiki ku muntu umwe wenyine. Waromese exam yiwe ari we Maurice.
ikibazo mfite aho ngaho twari kuvuga ko tutakoze twese twaziciye impapuro urwo rupapuro rwa Maurice ari kuvuga ngo yatanze afite yarukuye he mwarimu avuze ko yarurumise ntabwo twaci rwa Maurice rwavuye kino kirere gifite amafuro nawe uyu munsi urabona ko aryoshye nyine ibaze ako pasi yo ujya witegereza umubano uri hagati ya Melanie na Maurice bro ukoze hasi unyibutse iwe wa kintu yewe maruzu ibintu utuntu usigaye mbona twabo mane tugeze ku rwego rw'ejo ndagasho ntiwajya kumusereza ngo yakandagiwe n'inama dore bro cyaze papa ariko mwabaye mute kweli iki se ntabwo Melanie dukunda ariko ase wabyemeye ko tutabugutwara n'undi karo wawe shabyo nese ubwo bro reka manda wagiye utubwiza ukuri umva muri urajyana na bya bindi bivuge biyese pasi ngo oya mbwira njye urajyana na bya bindi bivuge ngaho sisha ibiki se mubwire nanjye nisi ngiye kurimena hanze ibanga yatubwiye oya njye ngiye kurishyira hanze njye biteye bro uri ko wa munsi wa fete ya fete iramani ya Miss Korea kagira inkuru rero ako pasi zikaba bafite amakuru bro ahubwo rero kamugira inama bro fatiraho umwana nazagushika oya uribuka ibyo mwarimo uribuka ibyo mwarimo ko nababonye andi mwarimo nawe mwari muri mvuge se pasi baratubonye umwana none se wajya mvuge nawe mwari muri noneho man ziko nyibukije ukuntu yaragiye gufata ku ngufu umuntu w'umugabo mufata ku ngufu ngute ubwo ari ugiye gufata ku ngufu utica wacu rero cyo kora kamubwire mwana sibyo namu wawe n'inzozi zawe nazagucika Pasi. ko tumubona Pasi. yo sibyo nakubwiye mboga zibona ba jamo wanjye yose bro genda nawe kabacika basa komereza ari bari ko nyine mubwira ukuntu agomba kujya afata tica wiwe ajya amenya ko ari tica atari umwana wowe surorohe sona yoroshye shamuri no minsi ariko buraryoshye bwana